Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo akugereho ameze neza cyane, acukumbuye ku bufatanye n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero ari kuvugwa mu mujyi wa Kigali avuga ko abantu 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Ni amakuru yababaje benshi cyane, amakuru yatangaje abatari bakeya. Ndahamya ntashidikanya ko nawe uhise wikangamwo. Niba ushaka kumenya inkuru yose, urasabwa gukurikira iyi nkuru yose, hanyuma ugakora subscribe cyangwa se ugakora sabone. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no ukazogera. Ubwo mukaba mwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yose agisohoka. Niba mwarayikoze kandi turabashimiye cyane. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize abandi ndetse unaduhe igitekerezo cyangwa se comment. Mbere gato yuko dukomeza, reka twitsemo gatoya cyane, turagaruka turambura iyi nkuru y'abantu 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Iyi ni KN Radio. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru tukugezaho twabanje gukorera ubusesenguzi kugira ngo tuyakugezeho ameze neza cyane. Nanagushimira cyane wowe wahisemo kubana natwe kuri KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu mujyi wa Kigali abantu 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Abaturage 12 bikekwa ko banyoye ubushera mu mudugudu wa Kagese, akagari ka Gasheshe, umurenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro, barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera bikekwa ko buhumanye. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 21 Nyakanga 2024, ubwo mu rugo rwa Mpayimana Olivier yasuwe na sebukwe, bamuzanira ibinyobwa birimo ikigage n'ubushera, n'abatumira abaturanyi. Uyu muryango nyuma y'ibirori mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 22 Nyakanga 2024, nibwo bamwe mu bari banyoye kuri ibyo binyobwa byatangiye kubagwa nabi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yabwiye itangazamakuru ko kuri ubu abantu 12 mu bantu 26 bari baguwe nabi n'ubwo bushera aribo barwariye mu bitaro bya Masaka. Mu magambo y'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya, yagize ati bagize ikibazo ari abantu 26, bakaba bafashwe baribwa mu nda, baruka ndetse bafite n'umuriro mwinshi. 12 bari bajyanywe ku bitaro bya Masaka, bakaba batubwira ko bari koroherwa. Emma Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, avuga ko hari gukorwa isuzuma kuri ubu bushera ngo bamenye niba bwari buhumanye. Emma Claudine kandi agira inama abaturage kwita cyane ku isuku y'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa mu gihe babitunganyiriza mu rugo, kandi bakirinda gusangira ku muheha. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka. Niba ushaka guhorana natwe, nyaboneka kora subscribe, like, share na comment kugira ngo iteka uzahorane natwe mu makuru yacu yose. Ikindi kora share usangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo batazajya bacikwa mu makuru yacu yose. Mukomeze mugire ibihe byiza.